Check your internet connection and try again. Hello friend, mumeze mute? Ese akantu nawe ujya ukabona muri telefone yawe cyangwa muri telefone y'inshuti yawe y'umuvandimwe wawe? Ese ibi ni ibiki ubona muri telefone yawe aho ukanze hose ugasanga biri kuvuga, aho ukanze hose bikavuga, ugasanga byagiyemo wenda ushobora kuba ari umuntu wabishyizemo cyangwa se wabishyizemo utabizi. Tugiye kureba noneho uburyo wabikuramo biramutse byagiye muri telefone yawe, dore ko akenshi usanga byagiyemo telefone irimo pasiwade, byaba birimo pasiwade kugira ngo uyikuremo bikagorana, bamwe hari n'abo usanga bahita baziforomata kugira ngo bivemo, ariko hari n'igihe ubiforomata bikaguma muri sisiteme bikaguma birimo, ugasanga binameze kwa kundi. Cyangwa se ukayiha umuntu ugasanga yabisizemo atabizi cyangwa se utazi kubikuramo. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi videwo ukuntu tugiye kubikura muri iyi telefone, kuko telefone zose akenshi usanga biviramo ahantu hamwe. Wowe ukora sabusikarayibe, layike na sheya ndetse ugasangiza inshuti zawe nyine kugira n'abandi bantu bagenda bamenya utuntu nk'utu ngutu, dore ko hano kuri iyi cano tukugezaho ibintu by'ubwenge byagufasha buri munsi. Reka dutangire turebe ese bimeze gute. Igihe harimo pasiwadi bigenda bite? Kugira ngo winjire muri apulikasiyo uri muri setingi ho bigenda bite? Wowe ntucikwe. Reka dushyiremo pasiwadi turebe ngo bivamo bite, ndetse tunakomerezaho nyine. Urabona telefone yacu twayizimije. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Ubu noneho tugiye gutangira. Duherukana telefone twayizimije, ariko kubera ikibazo cya rikoda ntabwo twabashije kubona uburyo twakuramo pasiwadi. Ariko ubu noneho ngiye kukwereka uburyo wakuramo pasiwadi mu gihe harimo iyi tokibake, aho ukanda hose bikavuga uko bigenda kugira ngo ugere muri setingi, uburyo ugera aho ariho hose kugira ngo ubashe kubikuramo. Iyo uburyo ukuramo pasiwadi, urabona iyo ushyizemo urutoki rumwe uzamura ku gakibodi uzamuke ntabwo bikunda, kuko bakubwira ibindi bintu. Wowe ikintu ukora, urabona uburyo ufata sikirinishuti kuri telefone, hari uburyo ubikora ukoresheje intoki eshatu umanura nyine ugafata sikirinishuti. Noneho kibodi kugira ngo izamuke ukoresha intoki ebyiri ukazamura uhereye hasi. Iyo uzamuye kibodi ihita izamuka, kuko iyo ukoze kwa kariya kameze nk'agafunguzo nyine kakwereka ko harimo urufunguzo, nabyo bakubwira ngo dabo kirike, kandi iyo udaborinze kabiri ntabwo bikunda. Ukoresha intoki ebyiri ukazamura kibodi. Ni nabyo tugiye gukora hano kugira ngo tubone apulikasiyo zacu, kugira tubashe kwinjira muri setingi. Wowe ukurikira iyi videwo ntihagire akantu na kamwe kagucika, witonze akari bugucike usubize inyuma nta kibazo. Hano kugira ngo tubone apulikasiyo zacu, urabona ko naho turi gukorwa muri urutoki rumwe bikanga nyine, bakatujyana ahandi hantu nyine mu bintu tudashaka. Naho ibintu turi bukore, turafata telefone yacu mu biganza byombi nyine, tugiye gukoresha intoki ebyiri z'ibikumwe dukoremo tuzamura, duhera hasi tuzamura. Urabona nibyo twakoze, apu zacu zaje. Unakeneye guhindura ntabwo byakunda n'agatoki kamwe. Urabona ko hano hasi kano kantu k'icyatsi kari kutwereka ko turi gukora muri telefone, ariko ntabwo biri gukunda. Naho turakoresha intoki ebyiri nyine duhindure. Urabona ko uko turi guhindura dukoresheje intoki ebyiri biri kwemera. Naho icyo usabwa, ugomba kujya ukoresha intoki ebyiri kugira ngo bikunde, ubashe guhindura nyine ushake apulikasiyo ushaka. Natwe hano ikintu dushaka kwinjira muri setingi, kuko n'ubundi niho biba byagiriyemo kugira tubikuremo. Naho urabona setingi yacu twayigezeho, naho urahadaboringa inshuro ebyiri.
Okay. Buriya nabyo bikunde nyine uja gukoresha noneho n'intoki ebyiri nyine, umanura, urabona ko tumanura bigakunda cyangwa se ukazamura naho birakunda. Nukoresha urutoki rumwe nk'ibisanzwe nyine ukuntu ukora ukoresha rumwe ntago biri bukunde pe! Urabona barakubwira ibindi bintu nyine. Wowe icyo urakora urakoresha intoki ebyiri kugira ngo ubashe kumanura cyangwa se usikororinge uzamura. Noneho ahandi turi buze turaza hano handitse accessibility kugira ngo twinjiremo imbere turebe ibirimo imbere, ni naho biba iyi talkback iba yagiriyemo. Naho turahadaburinga inshuro ebyiri kugira ngo tubashe kwinjiramo imbere. Urabona ko twabonye talkback, urabona hambere handitse select your speech ho biri off, hari off nyine. Turaza hano ha kabiri handitse talkback, aha ngaha ubona hano ari mu kaziga k'icyatsi. Aha niho biba byagiriyemo babifunguye, kuko ariko usanga abantu bacokoza telefone nyine ugasanga nta n'iyo bazi, ugasanga basoma ibintu bigiye bitandukanye batazi, ugasanga byagiyemo kandi kubikuramo biba bigoye mu gihe harimo iyi talkback biri kuvuga gutyo. Akenshi hari gusanga harimo na password kuyikuramo nabyo bikagorana nyine, nibyo natangiye mbabwira ko ubona uburyo bwo kuyikuramo noneho ukoresha intoki ebyiri uzamura kugira ngo keyboard yawe izamuke. Iyo ari fingerprint naho biba ibindi bindi nyine, nabyo nzabibereka iyo haramutse ukoreshejemo fingerprint, ariko akenshi fingerprint usanga iri connected na password bisanzwe. Hano naho turahadaburinga inshuro ebyiri kugira ngo tubashe kwinjiramo imbere tubifunge. Urabona hano handitse use talkback niho hafunguye nyine, niho umuntu aba yagiye akabifungura. Kubera ko hafunguye nyine naho turakirika kwa kano gafunguye kano k'umukara karimo hagati, nako tukadaburingaho inshuro ebyiri. Urabona ko batubwiye ngo stop talkback, stop talkback. Ikintu turi bukore, urabona ko hano batubwiye ngo tapping stop will stop talkback. Turaza hano handitse stop, naho ukandaho rimwe kugira ngo umenye ko wakanze, ubundi ukadaburingaho inshuro ebyiri. Ni bya bakubwira nyine arimo avuga. Naho turahadaburinga inshuro ebyiri, urabona ko kahise bahise bavuga ati talkback off, ubwo yifunze. Nimba yifunze reka turebe koko ko byavuyemo. Noneho urabona ahantu dukora ntabwo hagaruka ka kaziga k'icyatsi, kariya karongo k'icyatsi niko kagaragaza talkback nyine. Noneho ari no kuvuga niho biba birimo, ariko urabona ko wabikuyemo turi gukoresha, none wakoreshamo urutoki rumwe bikaza. Urabona ko ubu ngubu turi gukoresha urutoki rumwe ntabwo ari ebyiri, n'ebyiri zakunda ubu ngubu, ariko mu gihe harimo talkback urutoki rumwe ntabwo byakunda, ukoresha ebyiri kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Urabona ko byarangiye talkback yacu yavuyemo. Ni ibintu byoroshye, iyo wamaze kubona setting nyine uhita ushaka handitse accessibility muri telefone yawe ukayikandaho, n'ubundi urabona talkback hari on habaye off nyine, ubwo yifunze ni hano biba byagiriyemo. Ndagushimiye wowe wakurikiye iyi video, kuba tuyigeranye kuri uyu musozo ni iby'agaciro, uri n'uw'ingenzi kuri twe. Niba utarakora subscribe ukaba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi byubaka, dore ko bigufasha kuba wakizigama amafaranga. Ngibi ngibi ufite kubitakarizaho amafaranga, ariko mu gihe warebye iyi video wowe urabyikorera ku giti cyawe, ndetse ukabikorera n'abandi bikakwinjiriza nawe ubwawe. Niyo mpamvu ugomba gukora subscribe kugira ngo ntihagire video n'imwe ijya gucika yaciye kuri iyi channel. Murakoze, hasta la vista. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.